Reka ngusuhuze kandi nongere nguhe ikaze wowe udahwema gufungura iyi cano kugira ngo wumve izi nkuru zicishwa kuri iyi cano. Ni my heart talking and comment, njye ndi wa muhungu wanyu James Legend ugarukanye namwe muri ino nkuru. Tugiye kuvuga kuri aba bantu batatu cyangwa se kuri aya magurupe atatu, tuvuge ku bucuti mubona aba bantu ubwabo bagirirana, niba koko bagirana ubucuti bwa nyabwo cyangwa se nimba ariko inshuti mu buryo bwa nyabwo nyine zikwiye kubaho. Aho ngaho muraza kuma komenti mumbwire. Turahera kuri Dev ndetse na Navi. Nk'uko mubibona muri iyi nkuru, ni abantu b'inshuti mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bagirirana inama, ariko muri izo nama bagenda bagirirana ntabwo haburamo kugenda bigaragara ko harimo aho mugenzi w'undi aba ashaka kwikubira cyangwa se kwikunda cyane akanga mugenzi we. Ibyo mbivugiye yuko uyu Dev mu minsi yashize akundana na mushiki w'uyu Navi, Navi yabifuhiragamo cyane ndetse agashaka kubyitwaramo mu buryo koko bugaragara ko atizera mu nshuti we, ndetse agashaka kubifuhiramo mu buryo ndetse burenze kuba ari mushiki we gusa, ahubwo ugasanga nyine wagira ngo afitanye ikibazo n'uyu Dev. Ndetse si ibyo gusa, murabizi yuko hari umukirekazi ndetse ari nawe landlord w'ahantu Navi uyu akorera, amusaba ko baryamana. Yagiye amubwira ngo azamuzanira umusore ngo baryamane w'amatuza n'iki, nta wundi yavugaga ni Dev. Urumva ko mbese muri makeya ubushuti bwe batabugaragaje neza kuri Dev. Undi musore tuvugaho ni Derek ndetse na Bobo, nabo ni abantu bigaragara ko bari inshuti bakorana imishinga, ariko iyo bigeze ahantu hamwe hano mu rukundo rwabo, burimo umwe akundana na mugenzi we, usanga nyine harimo ibintu bimeze nk'akagambane. Nabyo ibyo ngibyo ni ibintu wakwibaza cyane, ni gute umuntu yaba ari inshuti y'undi akaba abizi yuko akundana n'umukobwa hanyuma agashaka kumuca inyuma akamutereta. Ibyo nabyo ni ibintu nanone wakwibaza cyane, ukibaza n'ubu bushuti ese bushingiye kuki. Ubundi bushuti tugarukaho rero ni ubw'umuryango wa Adolphe ndetse na Rwema. Nk'uko mubizi, Rwema ndetse na Adolphe ni abantu bagaragara muri iyi nkuru rwose bafitanye ubushuti bukomeye, aho umwe agira ikibazo akagisha inama mugenzi we, n'undi yagira ikibazo akagisha inama mugenzi we, kandi bakagerageza kubwizanya ukuri mu buryo bwose bushoboka. Ariko nubwo babwizanya ukuri, ntabwo babura utwo bacenganaho hirya ku ruhande, cyane cyane Rwema niwe ukunda kubikora uyu Adolphe. Murabizi ko hari umutipe witwa Tayiga, hari ibyo yagiye apfa n'uno mugabo, ariko uyu mugabo ntabashe kubyerura Rwema ngo amubwire inkuru nyakuri, amubwire ikigenza uwo mutipe icyo ari cyo. Ndabizi ko mukunda izi nkuru muri benshi, mukomeze muduhe comment mutubwire ibyo twavugaho by'ubutaha. Turabakunda cyane. Kuri mikoro na James Legend, Imana y'u Rwanda ihorane nawe.